gusa ariko siporo yo ubundi siporo ni warebamo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere agaciro biha ni akahe, what do you want to give, what to value, agaciro biha siporo ni akahe. Icya kabiri witeguye ute kugira ngo ako gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke. Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icya gatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really, don't blame me. It's not my fault. So icya mbere ni agaciro biha. Icya kabiri ubigenza ute, ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu nkatwe tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Iyo itameze neza ni ikibazo. Ikindi umuco, mujye muha agaciro umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira cyangwa hari na organization ihari cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite ndahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na zero. N'uriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, ugashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kuba abona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino siporo kugira ngo itere imbere ukora biriya bintu nakubwiye, ariko noneho ukanavuga uti siporo habamo gutsinda habamo gutsindwa, kandi muri uko gutsinda no gutsindwa harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje, wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye. Umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe ukagira bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo. Rero iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe.
mu mikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona n'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi ngabo nk'abantu, ariko noneho ni timu, ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho noneho on average umuntu akavuga atari kurareba timu iratera imbere cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu timu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu byo kujya mu bapfumu, ujye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora nta mwirirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege adashobora gukina, adashobora no guhagarara, wamuvangiye imiti iyo byagiyemo aho. So nibwira rero ko aho tugeze hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya muri siporo zitandukanye, twashakisha rero ahantu hose, ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we, ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge utari ko nabigeraho nkanjye, kuko mfite uko nteye n'undi uko ateye bitandukanye, ariko nk'igihugu dufite abantu, timu yacu iteye itya, twayishakira iki, twajya gutera. So nibwira ko bishoboka, ariko ntabwo ari ibintu byizana gusa ngo bibe abantu bata